nongeye kubasuhuza inshuti bene data, nongeye kubasuhuza aho muri hose. Uwiteka abishimire. Uyu ni wa mwanya dusangira ijambo ry'Imana. Uyu ni wa mwanya twihugura tukongera tukareba mu ijambo ry'Imana icyo umwuka w'Imana ari kutubwira. Nkomeje kandi kubashimira kuko mukomeje kubana natwe muri uru rugendo, mukomeje kutwereka yuko turi kumwe. Nkomeje gushimira cyane abari kwifatanya natwe bakanda kuri subscribe kugira ngo ubutumwa bubagereho, dukomeze tubane hafi na hafi. N'abandi mutarakanda kuri subscribe mukandeho rwose kugira ngo uko ubutumwa buje mubashe guhora mububona, kandi musharinge, mukomentinge, murayikinge kugira ngo tubane hafi na hafi kugira ngo twese butugereho. Uyu munsi rero nifuje yuko twaganira ku kintu cyerekeranye n'isezerano. Ikintu cyose gifite umugambi, gifite intumbero, kiba cyubakiye ku isezerano. Iryo sezerano rero ntabwo Satani akunda isezerano, kuko akenshi isezerano riba ririmo ibyiza, riba ririmo ikigamijwe cyiza, ariko Satani ntajya abikunda kuko ni umwanzi w'ibyiza. Nifuje rero ko uyu munsi twiga uburyo tugomba kuguma mu isezerano, twirinda ubuhenzi cyangwa se uburyarya bwa Satani, kuko Satani araza akakuryarya, akaba ari ukuvana ku isezerano wagiranye n'Uwiteka umuremyi wawe. Nk'uko twabibonye kandi nk'uko tubibona, ikintu cyose gifite umumaro, gifite aho cyubakiye, kiba kiri ku isezerano. Igihugu hano iwacu mu Rwanda, abayobozi runaka batandukanye bajya bagira isezerano ryitwa imihigo. Bagahiga ibyo bazakora umwaka wose, imyaka ingahe, bakabigenderamo, bakazaza noneho no guhigura, bakerekana ko besheje imihigo. Rero iryo rimwe mu isezerano. Hari n'andi masezerano atandukanye, ariko uyu munsi reka dusome umurongo umwe uri mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3, aho ku murongo wa mbere ijambo ritubwira ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Yesu nashimwe. Ahangaha inzoka yaraje, ariyo yaje mu ishusho ya Satani muri iyi ngobyi, aho Imana yari yarashyize umugore n'umugabo kugira ngo bahabe, barye ibyo yabaremeye, bahabe bisanzuye, bahabe mu muteguro Imana yari yarateguye. Satani raraza yiyoberanya nk'umuntu ubizi byose, ariko ashaka kuyobya aba bantu kandi abigeraho. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo iyo utagumye mu isezerano, Satani aragufata akakuyobya, akagukura muri rya sezerano. Iyo Satani rajya gushuka umuntu, amwereka ko hari ikintu yimwe kandi cyari cyamugenewe. Araje ati Uwiteka yaremye iyi ngobyi, ati yababwiye koko ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Urumva abanje kubabwira yuko nta giti bagomba kuryaho muri iyi ngobyi, kandi siko bimeze, kandi yari abizi. Umugore nawe aho kugira ngo ahagarare ku isezerano, ati imbuto z'ibiti byose byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto y'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye. Ahita ashyiraho n'impamvu rwose, ati ntimuzazirye, muzazikoreho mutazapfa. Satani rero nawe ni umuhenzi mubi cyane, ahita agushakira igisobanuro cyangwa akagushakira indi mpamvu ugomba gukora bya bindi wabujijwe. Kuko iyo dukomeje hepfo
dusangaho yabwiye umugore ati reka da ntabwo muzapfa ahubwo muzahweza, muzahindurwa nk'Imana, muzamenya icyiza n'ikibi. Urumva rero umuntu ahita agira akantu ko kubona yuko hari ikintu yimwe, agahita none agira umwete wo kwica rya sezerano. Niko bigenda rero no mu buzima busanzwe. Hari amasezerano menshi tugirana. Reka dufate urugero wenda rw'isezerano ry'abashakanye. Abashakanye barahagarara bati tuzakundana rwose, umugabo ati nzagukunda, nzagukuyakuya, nzabana nawe ibihe byose, mu burwayi, mu biki byose, turi bazima, tumeze neza, dukize, dukennye. Ariko Satani agera akaza hagati mu rushako akiherera n'umwe muri batari koko ubu ngubu waremeye pe, we n'uriya mugore muzabana akaramata, ntabwo ushobora no kumva undi muntu w'igitsina gore uko bimeze. Ubwo arakwinjiriye mu mutima, ugatangira ukareba hirya ukareba hino, ukareba abakunyuraho buri munsi, ukareba abo mukorana, warangiza uti ariko koko wajya na hariya ku ruhande ukamuciye inyuma, wamuca inyuma rya sezerano ukabura ryishe. Ntibitinda gatoya rero, iyo Satani amaze kukugeza aho ashaka, utangira kwicuza. Umuntu wese watatiriye igihango, umuntu wese waciye wavuye ku isezerano nta mpamvu, iyo yishe isezerano atangira kwicuza, agatangira kwihisha. Mwashakanye ubwo waryica ugatangira kumwihisha, ugatangira guhisha amatelefoni byanditsemo, ugatangira kumuhisha aho uri, ugatangira gukora ibintu byinshi bidasanzwe. Niko rero umuntu wavuye mu isezerano agenda. Ariyo mpamvu bene data nagira ngo mbibwirire ngo mukomeze ku isezerano, mukomere ku isezerano, mukomere ku isezerano, kuko Satani afite uburiganya bwinshi, Satani afite ibihendo byinshi, afite uburyo bwinshi aza agira ngo agukure ku byo wemeye, byo wemeranyije n'Imana yawe. Rero ndakwinginga kugira ngo ugume mu isezerano, mu isezerano wagiranye n'Imana yawe cya gihe ugikizwa, isezerano wagiranye n'Imana yawe cya gihe urahira, cya gihe uvuga ngo ndahindukiye, rigumeho. Kubera yuko Satani azaza agoreke, Satani azaza kuriganye nutaba maso ngo ugume ku isezerano. Iyo utabaye maso ngo ugume ku cyo wizeye kandi wemeye, intego yo kukuyobya Satani aba yigezeho, nk'uko yageze kuyo gushuka Eva akagenda agashuka n'umugabo we, agahita amubwira ko ari byiza, hanyuma bose uko Imana yari yabashyize muri Edeni bakaba bavuye mu isezerano. Rero bene data, ndabinginga kugira ngo mugume mu isezerano, ndabinginga kugira ngo ubuhenzi bwose bwa Satani mubwige kandi mubumenye, kukaza akwereka icyiza kandi akwereka yuko wacikamwe, akwereka yuko hari ikintu wimwe kugira ngo kigereho. Kandi iyo wibagiwe gatoya icyo bavuganye n'uwo mwakoranye isezerano, uhita urivamo kandi ukaryica, kandi ikirangiriramo ni ukwicuza, ikibisoza cyose ni ukwicuza ubuzima bwawe bwose. Imana rero ibahe umugisha, Imana ibahe imbaraga, Imana yuzuze imbaraga zayo kugira ngo mugume mu isezerano, kandi Satani ngo tumurwanye nawe azaduhunga. Hora uzi yuko uri ku rugamba rwo kurwanya Satani, ntugoheke, ntiwirare, ntuvuge ngo nagezeyo, ntuvuge ngo ngiye bimeze neza, ahubwo umukristo ahora ku rugamba. Imana ibahe umugisha. Dukomeze dusangire iri jambo ry'Imana, kandi Imana ikomeze ibafashe, Mwuka Wera akomeze abagenderere, hanyuma dukomeze twaguke, dukomeze twunguke byinshi muri uru rugendo, kugira ngo dukomeze tuba abashyitse, dukomeze tube abakristo bejejwe bashyitse. Imana ibahe umugisha.